Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane, ndabashoboje mwese mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Ndabashimiye rero abantu tujya tubana umunsi ku munsi, yego, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, hanze y'igihugu, Imana ibahe umugisha mwese, ndabakunda rero. Ndagarutse rero kugira ngo tuganire. Maze igihe kinini hari ikintu ntekerezaho nkibaza kuki ibiganiro bijyanye n'ijambo ry'Imana bigoye kubyumva ukabirangiza, bigoye kubisubiramo, bigoye biragoye, birabowa mu mutwe wacu ntabwo bikunda. Iyo turimo tubisubiramo biranga nkibaza iyo ari indirimbo yasohotse, iyo turayizi, indirimbo turazishaka, turazumva, yewe n'iz'Imana turaziririmba, tuzisubiramo, ariko ijambo ry'Imana kugira ngo umuntu azafate icyanditswe kimwe n'intambara. Maze igihe rero njigaho mbitekerezo nkibaza biterwa n'iki? Niki kibitera? Niki gituma ijambo ry'Imana tutaryumva, ritaturyohera? Niki gituma tutaryoherwa n'ijambo ry'Imana mu byo dukora? Niki gituma bibowa ibiganiro, iyo umuntu wumva arimo kuvuga ku majambo, ku ijambo ry'Imana ntabwo biha agaciro, ariko abaye akina komedi ushobora kwicara ukabikurikirana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Abantu birirwa kuri telefone bareba amakomedi, bareba amafilime, kandi nabwo harimo filime ngire ngo ntekereza ibaye ari filime irimo ibintu by'ijambo ry'Imana ishobora kurebwa n'abantu bake, ariko naritegereje ndibaza ibindi byose ko birebwa, kuki ijambo ry'Imana tudashaka kurireba? Kuki bigoranye gusoma Bibiliya? Kuki bigoranye? Kuki bikubowa kumva umuntu w'Imana arimo yigisha? Kuki udashaka kubyumvisha amatwi yawe? Ni iyihe mpamvu? Uzareba amacano y'abantu bavuga ibintu bishekeje, amacano y'abavuga ibintu bikojeje isoni utabasha gucisha mu kanwa kawe, ntago ahandi birakunda, ariko uzarebe abantu bavuga ibintu by'Imana, abantu baganira ibintu by'Imana, usanga ari ibintu bibishye kubyumva. Indirimbo turazizi, tuzi indirimbo ku buryo ushobora kwibaza ngo uyu muntu ni we wahanganye n'uyu bari kumwe muri studio, ariko uzi impamvu uzi indirimbo nyinshi udafite ijambo na rimwe ushobora gufashisha umutima wawe wowe ubwawe, apana abandi, ndavuga wowe ubwawe ushobora gufashisha umutima wawe unaniwe, ntabwo uzi ijambo rishobora kugufasha ugeze mu kaga, ntabwo uzi umurongo wasoma ukagusubizamo ibyiringiro, urushye, inshuti zigutaye, udafite ahandi hantu handi, ntabwo uzi ijambo ryakugaruzamo ibyiringiro, ntariri mu mutima wawe. Impamvu narayimenye, ijambo ry'Imana ubwaryo ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ubwaryo ni ubuzima, ni ubugingo. Rero Satani arabisobanukiwe neza akavuga ati uyu muntu nafata umwanya munini wo kujya mu ijambo, nafata umwanya munini wo gukurikirana ijambo, nafata umwanya munini wo gusenga, nafata umwanya munini wo gusoma Bibiliya, nafata umwanya munini wo kwegera Imana, nafata uyu mwanya munini biragoye.
ntabwo ndi bumufate, ntabwo ndi bumwegere, ntabwo ndi bumugereho. Ijambo ry'Imana rero Satani abizi neza, aravuga ati uyu muntu nafata uyu mwanya munini akajya mu ijambo ry'Imana, akajya mu gusenga, arancitse, aragiye. Narababwiye ngo iteka umuntu ukunda uramwegera, uramuganiriza, uramusanga, uramwiyegereza. Reka ntange urugero rutoya rwa telefoni zacu, uburyo tuzikundamo, urwego dukundamo telefoni zacu burangana gute? Dukunda telefoni zacu ku buryo udashaka kwizima. Ugomba kugendana sharijeri muri baga, ugomba kugendana, iyo udafite sharijeri utizeye ahantu uri bucyaginge, iyo telefone yawe igira umuriro mukeya, ugomba kugendana power bank. Ijambo ry'Imana naryo iyo udafite icyo wiyibikiye, iyo gusenga bidafite aho bikora mu mutima wawe, iyo udahora ucaginze, iyo utari konekite n'Imana, iyo udafite ijambo mu mutima wawe, ndakubwiza ukuri biragoye. Ibi rero kubera ko Satani abizi neza, avuga ati ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana narimenya araba ncitse. Ni umutima, ni Imana ubwayo, aho ubuntu bwayo yazanye ibucisha mu ijambo. Iravuga ngo umuntu nasoma ijambo akagira ijambo mu mutima we yibikira, azaba yuzuye rwose, ndetse na Satani ntazabona haca. Kuko igihe Yesu yari arimo asenga, ari avuye mu gashyamba i Getsimani, ngo yaraje ageze agarutse, ngo Satani ajya kumugerageza. Ariko uzi ikintu Yesu yamutsindishije ijambo ngo handitse ngo. Bivuze ngo niba tudafite icyanditse, tuzabwira ngo iki Satani? Niba tutazi ikintu cyanditse ngo, tuzamubwira ngo iki? Bivuze ngo azagusanga aguteze umujinya, umenye ngo uwugire, kuko ntufite ikintu na kimwe kikurengera. Nta jambo na rimwe ufite muri wowe rikurengera. Rero nshuti zanjye, nimuze twongere twiyunge no gusoma Bibiliya, twiyunge no gusenga. Gusenga bikubera ubuzima, ugenda usenga mu mutima wawe. Gusenga ntabwo ari ukujya hariya hagaragara ngo ujye kubyerekana ko usenga, ariko gusenga bwakabaye ari ubuzima bwawe, bwakabaye ari intwaro ugendana. Ijambo ry'Imana byakabaye ari intwaro ugendana. Byaroroshye, Bibiliya turazifite muri telefone, turazigendana muri iPad tugendana, turazigendana ahantu hose, turazifite rwose. Fata umwanya wawe, icara, bisoma Bibiliya. Niba ugenda muri taxi, soma Bibiliya, genda uyisoma, nta kintu bitwaye. Twongere tugarure ubusabane n'Imana, twongere tugarure ubumwe na Data. Ntabwo umuntu mutari inshuti mugendana. Inshuti muragendana, inshuti umenya amahame yayo, inshuti umenya icyo ikunda, inshuti ugendana nayo, inshuti umenya ibyo yambara. Arambara ukavuga ati kuko ari inshuti yawe. Ntabwo parufe zose ziciyeho uzimenya, ariko parufe y'inshuti yawe urayizi, uzi impamvu yizi. Rero nuko mugendana, nuko mwegerana cyane, nuko mubana, nuko muganira, nuko arayigutuma ukajya kuyimugurira. Iko rero niko twakabaye tubanye n'Imana. Kugira ngo tubane na Data bigomba kudusaba kuba inshuti, kugendana nawe, gukundana nawe, kuba umuzi, kugendana, kubyumva. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda kandi